Muraho neza, iyi ni MD TV, twabazaniye application nziza ukoresha udasabwe mega. Ese nawe wari ubizi? Ntucikwe, kora subscribe kuri MD TV maze uryoherwe n'ubuzima bwo mu isi na mega n'amafaranga. Reba neza ko muri telefone yawe ufitemo Play Store. Play Store nako kumba ndi gukandaho, ako mwanzeho. Numara gukandaho uhite ukageraho ukande, bareta bakwereka usacinge. Numara gusacinga, iyo umaze kugera kuri ibyo byumba uhita ujya hejuru ugakanda hariya mberetse, hariya nkoze aho ngaho mutegereze murebe. Aho nkoze mwahabonye, aho ngaho nkoze. None numara gukoraho, njye nari mfitemo screen mirroring. Screen mirroring wowe wanditsemo screen mirroring. Screen mirroring urahita ubona kumba kameze gatyo gasa ubururu, ugakandeho. Numara gukandaho usacinge nyine uplaying, umanze usacinge ukadawunilodinge, nko kudawunilodinga ukestaremo. Numara kwestara karabange, urabona ko kari kuzenguruka. Ngewe kari, tegereze turebe. Kuri kari kuzenguruka karaza guhita kaba open. Ubwo nikamara kuba open karaba gafungutse. Ira screen mirroring. Screen mirroring niyo application wakoresha ku buntu. Hanze kadutegereze gasacinge, gakomeze gasacinge. Mbibutsa gukora subscribe, comment kugira ngo byose ujye ubibona na share. Noneho ujye wibonera uduserivisi twinshi kuri MD TV. Karacyari gusacinga, dutegereje ko kaba open. Nikamara kuba open urahita ubibona hariya. Aho ngaho niho urahita ubibona. Aho urahita habaza kuba open. Numara kuba open ukestaremo. Numara kwestara iyo application, open yaje. Open noneho ngiyo ugiye gukoramo kuriya, ukoremo open aho hasi cyatsi cyane. Ubwo urahita hasacinga. Twahageze. Noneho hano ngo cost to start smart TV. Cost to smart TV. Ubwo niyo hazamo cost smart TV, hano urabona ko hari gusacinga hano hasi. Aho hasi urabona ko hari kugenda hazenguruka hasacinga. Byatangiye. Nimara gutangira uragenda ukoramo urebe. Bigenda bizenguruka wemeza. Dutegereze bifunguke byose. Urabona ko byamaze gufunguka noneho. Ubwo bimaze gufunguka bigeze aha ngaha, dutegereze. Kora hariya hantu, aho ngaho nkoze. Aho none nimara gukoramo utegereze ho gatoya. Mbibutsa gukora subscribe. Aho ngaho usubire inyuma ukoremo, aho ngaho usubire inyuma. Ndabizi ko nawe utashobora gukoramo agasubira inyuma akareba. None nurangiza aho ngaho ugakoramo usacinga, tegerezaho gakeya urebe. MD TV turabakunda cyane. Noneho urahita ubona ijambo ryanditse kuriya, uvemo. Noneho urabona ko kari muvinze, kamaze kuza, kamuvinze kaje. Uhita umanura ibyumba byo muri telefone ukarebemo. Ngako ka screen mirroring wikandeho. Numara kwikandaho uyisacinge. Ngiyo noneho screen mirroring, yirebe neza. Ndabizi ko urimo urayibona. Noneho tegereza noneho gakeya gafunguke, koramo gake. Wakabonye kari akantu k'umutuku niko karafunguka kagwa mega z'ubuntu, ukajya udawunilodinga. Noneho ugiye kugakoramo, koramo kuriya. Urabona ko nakozemo hano hari gusacinga. Urahita wumva utunuze tugiye kuza twa mega. Uratwumva? Twamaze kuza. Hamaze kuza noneho ureka ukabona harangojeje ikaramu. Muri kuhabona hari akantu k'agafunguzo, niko gafunga mega, ugatangira gukoresha mega z'ubuntu. Turebere hamwe ko gatangiye gukora. Jya muri screen yawe, zamura, jya kuri YouTube ureba amavideo yose ku buntu. Koraho. Urabona ko dutegereze YouTube itangire ifunguke. Wabonye kiri gufunguka YouTube. Twa dufunguzo mwibuke turacyarimo. YouTube yafungutse. Tuzamure. Ngiye noneho ndimanukira mwande hari hejuru, njye kureba ku cyumba nkunda kurebaho amavideo. Njyeho kuri MD TV hariya
ushatse nawe wajyaho kuri MDTV ugakanda ukajyaho ukanamuha subscribe. Okay, wabonye noneho MDTV urahita usacinga MDTV uyisacinge, urabona ko kamaze gusacinga MDTV ngaho aho ndi kwigisha icyongereza cy'ukuntu wakora umushinga mu cyongereza. Nimba uzi icyongereza urasobanukirwa, ujye kuri MDTV byose urabisanga, ukore subscribe ugiye byose bikugeraho. Aho ndi kwigisha icyongereza English. Okay, wahabonye aho ni kuri MDTV, wabonye ko biri gufunguka. Noneho nyuma yuko bifunguka reka twigire no kuri WhatsApp yacu nayo uyikandeho, iri gufunguka. Abantu muzi gufungura amatelefoni mu birebe, WhatsApp yacu yafungutse. Dukande ku masitati, kuri sitati urabona ko ziriya ni sitati ziba zitarafunguka, urabona ko ziri gufunguka, zafungutse. Igitondo cyiza ni Abarundi. Okay, mwabibonye. None tuva aho ngaho tujya ku kindi cyuma, manzi ugiye ku cyumba icyo ushaka cyari cyo cyose. Ngewe misemo Instagram murayibona, nayikanzeho iri gusacinga, ni ku buntu, nta mega zirimo. Twa dufunguzo ndaje ndatubereka twose. Instagram muri kwireba abantu bose abo bamfollowinga, nawe ushatse wajyayo ukamfollowinga buri kimwe. Noneho dukomeze turebe, nyuma yo kuva kuri Instagram MDTV irabashishikariza kujyaho ukareba byose, ugakora subscribe byose ikakugeraho. Noneho reba hari ndi gukoza ikaramu, ni kuri akoze cyane kuri MDTV. Tuzongera ubutaha kuri application nziza nzajya mbagezaho. Murakoze.